Ese baby, kubera iki mbona utishimye? Kubera ngiye kujya ntazi. Ibyo ni ibintu koko twe gutuma uva muri mundu yawe. Urumva iyo umuntu agiye ahantu atazi bikunda kumutonda nyine, ariko igihe kiragera akahamenyera, kandi ntekereza ko hazakubera heza, sibyo? Hazakubera heza, ntugire ikibazo rwose. Agataho rero arakanshaka gusa, sibyo? Nituzajya tuba turi kumwe, sibyo? Ndakwinginze njye ugerageza nibura inshuro nyinshi umwenyure, kuko ndabikunda. Nzakora igishoboka, sibyo? Cyangwa se nimba hari ikibura ujye umbwira, ujye umbwira ntaribi, ndi tayari kugukorera buri kimwe cyose nyine kigushimisha. Hagati aho rero nubwo bimeze gutyo, gahunda irasa nk'iyahindutse. Flight yacu bayimuye kubera impamvu z'akazi. Hari ibintu nari ntararangiza hano mu gihugu, bibaye ngombwa ko bayimurira next week. nibyo byiza. Biragushimishije? Sure? Oya, usukuru njye numva byambabaje, ahubwo numva nabarakariye abantu bose babigizemo uruhare. None wowe biragushimishije? Wenda nibwo nzaba niteguye neza. Ese ukeneye iki kugira ngo witegure basi? Nyine wumve muri wowe uri tayari. Nko kugenda ahantu utazi, ubanza kubyiyumva. Okay. Nayo makuru rero nari nje kugira ngo nguhe, ntabwo ntinda ahangaha, hari ibindi bintu ngiyemo. Nizere ko mu cyumweru gitaha uzaba uri tayari ndetse wanabyishimiye. Bye. Babe. Bye.